Gitondo cyiza mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe kandi nishimiye kubana namwe. Dufite umugisha mwinshi cyane wo kuba turamutse amahoro kandi dutangiye icyumweru turi bazima. Umwami wacu Yesu Kristo nahimbazwe iteka ryose. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Romate kandi nk'uko bisanzwe umwigisha ni Theogene Kayiranga, hanyuma namwe mukaba mudukurikira uko bukeye n'uko bwije mu kiganiro cyacu Romate. Mbahaye ikaze rero kandi nishimiye kubana namwe muri iki gitondo Kristo aduhaye. Umwami wacu Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Reka dusenge dushime Imana ko turamutse amahoro. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha, tuguhimbaje neza yawe n'urukundo tugira buri munsi, tuguhimbarije ko wita ku buzima bwacu iminsi yo kubaho kwacu yose kandi ukita ku byacu byose uhabwa icyubahiro. Muri iki gitondo cy'umugisha tuzamuye icyubahiro cyawe, tuzamuye imbaraga zawe mu mitima yacu, tuzamuye ubuntu n'amahoro byawe mu mitima yacu kugira ngo uganze kandi ushyirwe hejuru. Ngwino ubane natwe tugire neza, twigishe kandi ijambo ryawe ritwubake, ridukomeze kandi rikomeze imfuruka z'imitima yacu, imitima itentebutse yongere isubizwemo imbaraga kandi ubu n'amahoro utanga biganze mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mbahaye ikaze rero igitondo cyiza kandi mbifurije umugisha uturuka ku Mana Data. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibice byaho 22, umurongo waho wa gatatu ndetse n'uwa kane. Avuga ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Amen. Bazahora ku ngoma iteka ryose. Amen. Njya muri iki gitondo ngo nubwo umuntu yanyura mu bibazo by'uburyo butandukanye, nubwo umuntu yaba ahangayitse bingana iki, nubwo umuntu yaba afite ibibazo bingana iki, ariko Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu kandi atwitayeho. Ijambo ry'Imana muri iki gitondo atubwira ngo icyo gihe ntabwo bazaba bagikeneye kuvirwa n'umucyo cyangwa kumurikirwa n'urundi rumuri urwo ari rwo rwose, ubwo Umwami Imana azabera umucyo kandi Umwami Imana azababera itabaza. Ngo nta joro rizongera kubaho. Mwene data, hari igihe tubaho mu bihe by'ubuzima bwacu butandukanye, ugasanga bisa nkaho ubuzima umuntu amaramo igihe kinini ari ubuzima bw'ijoro, ari ubuzima bw'umwijima, ari ubuzima bw'ibibazo, ari ubuzima aho yumva mu by'ukuri atameze neza, ataguwe neza, adafite ibyishimo, ari uguhanyanyaza, ari uguhatiriza, ari ukuvuga ngo ahari ejo buzacya n'ejo buzacya, ariko adafite ibyiringiro by'uyu munsi ndetse n'iby'ejo. Ariko ijambo ry'Imana muri iki gitondo mu gitabo cy'ibyahishuwe riratubwira ngo hari igihe hazabaho umucyo iteka ryose. Haleluya. Muri igihe dufashe igihe mu ntambara, muri iki gihe turi mu bibazo by'ubuzima butandukanye, muri iki gihe unyura mu ntambara z'uburyo butandukanye, muri iki gihe ugitegereje amasezerano y'ibyiza ku buzima bwawe, bisa nkaho haba ari mu kabwibwi, hatabona neza, hatagaragara neza. Iyo utegereje ko Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, ntabwo ubona neza imbere icyerekezo cyawo. Ariko Kristo aravuga ngo hari igihe byose bizashira, maze ukimana ingoma na Kristo iteka ryose, maze ukavuga uti Mwami Imana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndagushimira wowe cyane uhatana n'ubuzima nturekure. Ndagushimira wowe ukomeza Kristo n'igihe ibibazo bitaragira umurongo bihabwa. Ndagushimira wowe ukomeza gutitiriza usenga uvuga uti Mwami Imana ndakwinginze, ngwino ubane nanjye, ngwino ungirire neza, ngwino unyiteho, ngwino wumve gusenga kwanjye, ngwino nturekure ngo ukure mu ruge. Ndakubwira ngo Kristo ari kumwe nawe kandi hari igihe kimwe azakuruhura, kandi yakuruhura bikaba bibaye iteka ryose. Kristo akugire neza, yite ku byawe, akwiteho, akunezererwe, kandi umugisha atanga ube ku byawe, ube no ku bawe none n'iteka ryose. Amen. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha,
turagushimira ko wongeye kuduha isezerano ry'uko uzabana natwe ibihe byose kandi ko tuzimana nawe ingoma idashira. Ndagira ngo abafite imitima ihagaritse ihagaraye cyangwa se badafite ibyiringiro by'uyu munsi n'iby'ejo, wongere kubibutsa ko uri ibyiringiro byabo kandi kubashoboza kandi kubitayeho kandi ko nta kizabuza umugambi wawe kubaho mu buzima bwabo. Uhabwe icyubahiro kandi uremeshe, utegeke kandi ukureho bidafite umumaro mu nzira zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ugire umunsi mwiza, Yesu akunezeze, akwiteho kandi wibuke ko tuzimana ingoma na Kristo.